Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, nibwo mubana natwe mu biganiro tubakorera bya buri munsi. Nyuma y'urubanza rwa muganga Chantal urega uwahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Ernest Nsabimana ko yamusezeranyije kuzamugira umugore bikarangira ashatse undi mukobwa, mbega ibyo yamusezeranyije ntiyigeze abikora. Uru rubanza rwaburanishijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ku itariki ya 16 Nzeri umwaka wa 2025. Muganga Chantal avuga ko iyo wabaye minisitiri w'ibikorwa remezo atashyize mu bikorwa isezerano yari yaramusezeranyije, bigatuma bimugiraho ingaruka ndetse ngo bikamutera uburwayi budakira birimo ibibazo byo mu mutwe yatewe no gutenguha. Nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, uyu mwanya tugiye kurebera hamwe icyo amategeko ateganya iki cyaha gishinjwa uwahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo ndetse akaba yarigeze no kuba umuyobozi mukuru wa RURA. Icyo nagusaba ni ukwabana nanjye kuva none kugera ku musozo. Urubanza rwa muganga Chantal na Dr Nsabimana Ernest wabaye umuyobozi mukuru wa RURA ndetse akanaba minisitiri w'ibikorwa remezo rwateje impaka ku mbuga nkoranyambaga ndetse mu bitangazamakuru bimwe na bimwe. Iki kibazo cyabaye ingingo y'umunsi, aho bamwe bavuga ko kiriya kirego kidafite ishingiro, mu gihe hari n'abagishyigikiye bavuga ko wenda cyaca intege ingeso zadutse z'abantu babeshya abandi urukundo bakaza kubatera umugongo, mbega bikarangira ibyo babasezeranyije mu rukundo bitigeze biba, mbega bakabatera ishoti. Umwe mu banyamategeko bunganira abantu mu butabera, Maître Ibambe Jean Paul, yagaragaje ko gusezeranya undi ko uzamushaka bidashyiraho umuntu inshingano zo kurushinga ndetse ko kubisesa bishoboka, ariko ko hari igihe bishobora gufatwa nk'ikosa ryatuma ubibazwa mu butabera. Umunyamategeko Maître Ibambe Jean Paul, umwe mu bunganira abantu mu butabera, yavuze ibi nyuma y'uko hari abantu bari bamusabye kugira icyo avuga kuri iki kirego kirerwa Dr Nsabimana Ernest wabaye minisitiri w'ibikorwa remezo ndetse n'umuyobozi wa RURA. Babazaga Maître Jean Paul Ibambe niba iki kirego cyaba gifite ishingiro cyangwa nta shingiro gifite. Maître Ibambe Jean Paul avuga kuri iki kirego cyarezwe Dr Ernest Nsabimana, yagize ati: isezerano ryo gushakana ntirishyiraho inshingano zo kurushinga, ariko kurisesa birashoboka. Mu bihe bimwe na bimwe gifatwa nk'ikosa bishobora gutuma umuntu abazwa inshingano mu butabera nko gusubiza ibyangijwe hashingiwe ku ihame rigira riti ikintu cyose cyakozwe n'umuntu giteza undi igihombo gituma uwagiteye asabwa kugisubiza cyangwa kukigozwa. Uyu munyamategeko yakomeje avuga ko atari ibintu biri automatique, bisaba ko urega agaragaza ko koko niba ibyamubayeho bikomoka ku kuba isezerano yahawe ritarubahirijwe. Ikindi ni uko byemewe ko uregwa habamo n'igihombo washyira ku rwego rw'amarangamutima n'ihungabana ry'ubuzima bwo mu mutwe. Dr Ernest wabaye umuyobozi w'urwego ngenzuramikorere RURA uregwa muri uru rubanza ubwo yaburanishwaga ku itariki ya 16 Nzeri 2025 nigeze agaragara mu cyumba cy'iburanisha, gusa yarahagarariwe n'umunyamategeko we Maître Iyamuremye Maurice wasabye urukiko gutesha agaciro iki kirego kuko nta shingiro gifite, ahubwo kigamije guhindanya isura y'uyu wabaye mu nzego nkuru z'igihugu zirimo kuba umuyobozi w'urwego ngenzuramikorere RURA ndetse no kuba minisitiri w'ibikorwa remezo. Naho dusoreje ikiganiro cyacu, reka ngushimire wabanye nanjye kuva ku ntangiriro kugera ku musozo, kandi nimba ruganda rugeze kuri Initalk Rwanda nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro tubakorera bya buri munsi. Ibihe byiza nibyo tubifuriza.